Hari abapapa benshi banyuze mu mateka ya Kiliziya, ariko bake nibo bagize uruhare mu gufata ibyemezo byahinduye amateka yayo. Papa Victor wa mbere ni umwe muri bo. Mu gihe cye ikibazo kimwe cyari cyaratangiye guteza impaka zikomeye hagati y'abakristo. Si intambara, si ibitotezo by'abaroma, ahubwo ni ikibazo cy'umunsi nyawo wo kwizihiza Pasika. Byasaga nk'aho ari ikibazo gito, ariko cyari hafi gutandukanya Kiliziya. Ese byagenze bite? Mu mwaka w'189 nyuma ya Yezu Kristu, nyuma y'urupfu rwa Papa Eleutherius, Papa Victor wa mbere yatorewe kuba Papa wa 14 wa Kiliziya Gatolika. Ni umwe mu bapapa ba mbere amateka agaragaza ko bakomokaga muri Afurika y'Amajyaruguru. Icyo gihe ubukristo bwari bukomeje gukwira hirya no hino mu bwami bwa Roma, ariko uko bwakuraga niko havukaga ibibazo bishya. Kimwe mu bibazo bikomeye cyari uburyo bwo kwizihiza Pasika. Ariko Kiliziya y'i Roma n'andi matorero menshi yo mu burengerazuba ubwo bizihizaga Pasika buri gihe ku cyumweru. Mu myaka myinshi ayo matsinda yombi yakomeje kubana nubwo atumvikanaga, ariko Victor wa mbere yabonaga ko igihe kigeze kugira ngo Kiliziya ibe imwe, ndetse no mu kwizihiza iminsi mikuru nibwo afashe icyemezo gikomeye. Yasabye amatorero yose gukurikiza umunsi umwe kwizihiza Pasika. Bamwe barabyemeye, ariko abandi barabyanga. Abo muri Aziya ntoya bavuze ko batazareka umuco bahawe n'intumwa. Impaka zirakomera. Victor wa mbere afata icyemezo gikomeye kurushaho. Ashaka guhagarika ubumwe n'ayo matorero yanze gukurikiza umwanzuro wa Roma. Icyo cyemezo cyaratunguranye. Abepiskopi benshi ntibacyemeye. Mu bari bamwandikiye harimo Mutagatifu Irenaeus wa Lyon, wamusabye gutuza no kutareka icyo kibazo gitera amacakubiri muri Kiliziya. Nubwo Victor yakomeje gushimangira igitekerezo cye, amaherezo ayo matorero ntiyaciriwe burundu. Kiliziya yakomeje kuganira aho gutandukana. Iki ni kimwe mu bihe bya mbere amateka agaragaza ko uburyo Papa yagerageje gukoresha ububasha bwe mu rwego rwo kubungabunga ubumwe bwa Kiliziya. Ariko hari ikindi kintu cyaranze ubuyobozi bwa Victor wa mbere. Mbere y'igihe cye, ururimi rw'Ikigereki nirwo rwari rwiganje mu nyandiko nyinshi za Kiliziya y'i Roma. Mu buyobozi bwe, Ikilatini gitangira guhabwa umwanya munini. Nubwo bitahise bihinduka ako kanya, ibyo basabye ibyo byabaye intangiriro y'urugendo rwatumye Ikilatini kiba ururimi rw'ingenzi rwa Kiliziya y'i Roma, rwa Kiliziya y'Iburengerazuba mu binyejana byakurikiyeho. Victor wa mbere yayoboye Kiliziya imyaka hafi 10. Yitabye Imana ahagana mu mwaka w'199 nyuma ya Yezu Kristu. Yasize umurage ukomeye. Nubwo hari abamunenze kubera gukomera ku cyemezo cye, amateka amwibuka nk'umwe mu bapapa bashimangiye ko ubumwe bwa Kiliziya bugomba kurindwa. Kandi ikibazo cya Pasika cyakomeje kuganirwaho kugeza ubwo nyuma y'imyaka irenga 100 cyaje gukemurirwa burundu mu nama ya Nika. Ariko Papa wakurikiyeho yari Zephyrinus. Mu gihe cye havutse inyigisho zavugaga ko Yezu atari Imana nk'uko Kiliziya yabigishaga. Ni gute Zephyrinus yarwanya ubwo buyobe? Ibyo nibyo tuzarebera hamwe mu gice gikurikira. Niba iyi video yagufashije kumenya amateka ya Papa Victor wa mbere, kanda like, subscribe kandi usangize abandi kugira ngo amateka y'abapapa ba mbere akomeze kugera kuri benshi.